hanyuma se wamvugiye ijambo characteristics characteristics ntabwo nabishobora. Twongeye kubasuhuza rero nk'ibisanzwe ni ZOOM TV24 muba mukurikiye. Aha ngaha duherereye ni ku isoko rya Kimisagara aho tuba twagiye kuganira n'abantu batandukanye tubwizanya ukuri ku bintu bitandukanye, yaba ibibazo by'ubuzima busanzwe ndetse tugenda tumenya n'ubumenyi bw'isi mu kiganiro mbwiza ukuri ndetse n'ibindi biganiro bya ZOOM TV. Aha ngaha rero niho tugiye kubana, aho tugiye kugenda tuganira n'abantu batandukanye tugira ibyo tubabaza, bagira ibyo batubwira. Mwibutsa yuko ushobora gukora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere ugerwaho n'amavideo yacu atandukanye akuryohere. Ni ZOOM TV24 ugiye kubana nanjye Remera Gaeta, ndi kumwe na Joanna ndetse na Liliane, twese turaba tubahabaye turi hano Kimisagara. Nukureho baguha amafaranga ngaye kugira ngo wemere ko umugabo wawe ararana n'undi mugore? Ntayo. Nta mafaranga baguha? Wiriwe mwiro neza. Witwa King. None se King, nari mfite akantu twashaka ko tubwizanye ukuri. Baguha amafaranga ngahe kugira ngo bajyane? Umugore wanjye ijoro rimwe 20. 20 cyangwa igiceri cya 20? 20 za bitanu. Nitwa Nshuti Keve. Nshuti Keve. Keve, nayo ifite ikintu ndashaka kumbwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri. Uramutse ufite umugore wakemera amafaranga ngahe kugira ngo aryamane n'undi mugabo? Kugira aryamane n'undi mugabo. Kuri njye ntago byashoboka, ntago nabyemera kuko umugore wanjye mbana yamukoye inka zanjye, nawe bajya gushaka bo bakwa inka zabo. Ko tubwizanye ukuri. Ikibazo ufite kiravuga ngo uramutse ufite umugore baguha amafaranga ngahe kugira ngo undi mugabo ararane nawe? Yewe ndumva urinze ufata amafaranga ntago waba umukunda, ubwo ndumva menga waba warazanye indaya yo gucuruza. Waba warazanye indaya yo gucuruza? We ntago wabyemera? Ntago bye nabyemera. Waba mbwiza ukuri baguha amafaranga ngahe kugira ngo umugabo wundi aryamane n'umugore wawe? Yewe se nayo sinzi, kireka ntago byashoboka. Mbizi ari babanje kubimbwira ntago byashoboka. Yapfuye aje nk'icyumweru. Yafata nk'umwaka. Umwaka nta wundi mugore urashaka. Yitabye Imana. Ushobora guhita nabwo byitegura bitewe n'ubushobozi ufite. Nk'igihe kingana gute ku mutima? N'igihe kingana nka gute ku buryo wabyakira tubyakira? Oya ntago uhita ubyakira utari wamenya n'ukunda, kuko uraba ugiye gushaka urabanza ugakunda. Amazina yanjye banyita Mupenzi Eric. Ubuzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe nyine nanjye ndi umucuruzi aha ngaha, ncuruza utuntu tw'udusitire tugezweho. Uramutse ushatse umugore mugakora ubukwe mukabana, haba hashize nk'icyumweru agahita byagufata nk'igihe kingana gute kugira ngo byakire we washaka n'undi? Igihe cyo ni kinini, ntabwo wapfa guhita ubyikuramo, gusa byose birashira ariko bifata igihe kinini. Tuvuye muri ubuzima busanzwe, uramutse ushatse nk'umugore hagashira nk'icyumweru akitaba Imana, cyangwa se igihe kingana gute kugira ngo byakire ushake n'undi? Byangora. Igihe kingana gute? Nk'umwaka. Umwaka? Ukabona gushaka undi waba wamaze kubyakira watangiye no kumwibagirwa? Wenda kumwibagirwa nyine byaterwa nuko twari tumenye kugira ngo ndamwibagirwe, ariko urumva biragoye nyine kugira ngo mwibagirwe. Ngari kamwibariza utubazo. Ese uramutse ushatse umugore ugasanga haba mumaze gushaka mumaze gukorana ubukwe akitaba Imana hashize nk'icyumweru, wabyitwaramo gute? Wabyakira igihe kingana gute kugira ngo ushake undi? Nta wundi mugore nashaka. Cyahita birangiye kubera iki? Ko uwo nakunze naba naramubuze. Ese ntabwo wazongera gukunda byaba birangiye? Oya, ntabwo nagenza gutya. Hanyuma se wamvugiye ijambo characteristics? Ntabwo nabishobora. Subiriramo characteristics. Characteristics. Hari ijambo hano nashaka kumvugira. Ijambo characteristics. Hanyuma se wansubiramo ijambo characteristics? Oya,
nyine gerageza ntabwo nabishobora. gerageza nk'umuntu usobanutse karakataristiki ntabwo nabishobora. Agake karakataristiki ntabwo byahura rwose. wamvugira se ijambo karakataristiki Ansubiremo ijambo rimwe contraceptive. Ngiye? Murakoze. Mwaba mungoye sisi. Aho wabungoye kabisa. Wambwiye ijambo, nsubiremo ijambo contraceptive. Ngo? Wari uri kumbwira? Contraceptive. Murakoze. Wansubiremo ijambo contraceptive. Yongera urimbwire nye. Contraceptive. Murakoze. Wansubiremo ijambo contraceptive. Ngo? Contraceptive. Niki uzi ku muhanzi Jay Polly umuzi hiki? Jay Polly nzi ko ari umuhanzi uririmba. Nta kiri muzi. Ni nk'ihe ndirimbo yiwuzi? Indirimbo zangu naho zikurikirana cyane. Na nimwe wibuka? Ayo nibuka. Noneho umuntu Jay Polly muramuzi? Muzi hiki? Ni umuraperi kabisa. Ni umuraperi? Uzi se nk'indirimbo y'ibimwe? Indirimbo ze mba nzizi ariko bitewe n'ikibazo ijwi ryanjye ntago risohoka neza, ntago ari ryiza kabisa. Oya, ikibazo ducishirizeho nyine nkatwe tabizi twumva ko nyine twabasha kumenya. Hari abantu batamuzi bakumva nyine wenda na message y'indirimbo yiwe bakifuza nayo kumenya. Na sister aho ngaho wabungoye kabisa. Ntago ijwi ryanjye ari ryiza kabisa, aho wabungoye. Ijwi nta kibazo, gerageza bisanzwe. Ntago bikeneye ijwi ryiza. Nawe kuri wagerageza. Kiri kumbwiye nk'undi muhanzi wenda kujyana numve kuko nk'undi muhanzi ukunda we wumva nyine wagerageza n'inandi. Ubundi nk'ijwi mfite wenda nk'umuhanzi abahanzi benshi ndabazi ariko ntago ntajwi kabisa mfite. Mwaba mungoye sisi. Aho wabungoye kabisa. Ndamuzi Jay Polly. Uzi ko ari umuntu w'umuhanzi kubita ibintu bya nyine ahanga indirimbo ntago aririmba R&B ni hip hop. Ese ni nk'ihe ndirimbo yiwe wabuze? Indirimbo ze ndazizi nyinshi. Hari nyikunda muzi. Jay Polly nkunda indirimbo yaririmbye ningo njya nibuka kera mu giti cy'ipera. None se wancishije ho gato nyine akantu kumva. Gatoya mukora ugerageza. Tuzakaremba ikindi gihe. Jay Polly se uramuzi? Ndamuzi Kabakamana. Akumuzi. N'umuniga nyine tu. N'umuniga usanzwe. Ikindi kintu gikora kidasanzwe. N'umuniga nkawe. Nje ntago ndi umuniga. Umuniga nyine urabona n'umuntu uba akora ibigoma bigezweho, umuntu uzwi nyine tu. Urabona akora ibigoma nyine birenze. Urabona ngena ndirimbo nshyashya afite I'm coming home. Coming home ni ya Jay Polly. Ni ya Jay Polly na Marina. Ntago nzi kuririmba. Oya, ni bisanzwe kugira ngo. Oya. Twatangiye twibwira. Ngiye banyita Nsanzimana Jean Dodier. Ariko ngo uzi no kuririmba se ibintu by'ubuhanzi ngewe nkunda kuririmba nyine indirimbo zisanzwe. Izi ngizi njyana y'inzira nyine. Ducishirizeho nta kibazo. Yes. Iyo ushaka indirimbo zisanzwe nyine. Indirimbo zisanzwe. Nyine urabona izi ndirimbo ujya wumva kuri radio. Nizo njyana. Nta kibazo turirimbereho. Ubu se indirimbo nabaririmbira ni nk'iyi. Iyo ushaka, iyo ukunda, iyo wumva ikoroheye.
ubundi izi saha nyine urabona nkunda kuririmba ubundi ninkwereye nk'akantu. Oya ijwi se ko ari iryawe ijwi cishirizeho gato. Oya ntabwo naririmba. Ntabwo turirimbira gatoya ariko gatoya basi naririmba nabaririmbira. Uririmba winkwereye wifatiye akantu. Nifatiye akantu mubanze munzanira icyo kunywa. Umuhanzi bita Jay Polly umuzi hiki sikaririmba ndi injyana za hip hop. hari indirimbo ye nimwe wenda wabuze uko bayita? Hari indirimbo aherutse gusohora yitwa I'm Coming Home. hari wenda nk'agace wabuze ku buryo akaririmba? Oya ntabwo. Ni uwuhe muhanzi ukunda w'umunyarwanda? Umuhanzi nkunda w'umunyarwanda bose ndabakunda. Nawe utarakanda subscribe kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.